Umunsi mwiza abakristo bavandimwe kandi ndabifuriza n'icyumweru cyiza dutangiye, icyumweru kituganisha mu kwezi kwa cumi, ukwezi kwahariwe rozari ntagatifu, ukwezi kurimo abatagatifu bakomeye benshi. Muri bo nkambazaniyemo uyu mutagatifu witwa mutagatifu Frere Andre Bassetti. Mutagatifu Frere Andrea Bassetti, akaba uyu mutagatifu aratangaje cyane, ndetse ku buryo wakwibaza uburyo igihugu nka Canada, cyane cyane province nka Quebec na Montreal, igihugu ukabona atari mu binyamakuru bya mbere. Mbese ubona sinzi imbaraga bakoresheje kugira ngo uyu mutagatifu ase nk'uwibagirana ku buryo atavugwa, kandi nyamara ibikorwa bye byigaragaza. N'iyi bazilika nini mubona indi inyuma, ntimugire ngo ni muri Vatikani, ahubwo iyi ni bazilika y'i Montreal nyine yitiriwe Yosefu Mutagatifu, ikaba ariyo ya mbere nini ku isi yitiriwe Yosefu Mutagatifu, akaba ariho hantu hambere hakomeye ku isi hose yitiriwe Yosefu Mutagatifu, ku buryo buri mwaka hashobora kugera nk'abagenzi bagera ku 2,000. none ikaba n'imwe muri za bazilika nini cyane zo ku isi, ntabwo iri hejuru y'ingi ya kane mu bunini mu zo kuri iyi si. Urebye nyine uko munsi hubatse, ukareba chapelle irimo hagati, ukazamuka ukagera kuri bazilika yo hejuru, ni ahantu h'igitangaza. Ntabwo ushobora kujya mu mujyi wa Montreal ngo ubure kubona iyi bazilika, kuko irigaragaza. Ariko ukurikije uko yakagombye kuvugwa, ntabwo ari kuvugwa, kuko ntabwo ushobora kujya i Roma ngo wabure kumva ahantu hose bavuga bazilika ya Petero Mutagatifu, i Paris iyo batavuze Notre Dame bavuga Sacré Cœur, no mu yindi mijyi haba hari amakiriziya y'igitangaza, kuko ntabwo ushobora kujya i Milano ngo wabure kumva bavuga bazilika yabo. Ahantu henshi cyane baba bari kuvuga za bazilika, amakiriziya manini, ingoro nini zo gusengeramo. Ariko muri iki gihugu cya Canada basa nk'ababigenza gahoro kugira ngo batagaragaza ko ahari iyo kiliziya hari ibintu byiza yakoze, kandi yarakoze byinshi, nubwo ibyo basohora cyane cyane ari ibibi nyine byagiye bigaragara mu bana ba kiliziya, byo kubona ukuntu ibyo bashyize imbere ku buryo byibagiza, bigasa n'ibihanagura ahubwo rwose amateka meza ya kiliziya yo muri Canada. Rero mbazaniye uyu mutagatifu Andrea Bassetti. Andrea Bassetti Frere, ni ukongera ko ari Frere Andrea Bassetti. Frere Andrea Bassetti nta cyateganyaga rwose ko azabara imyaka 91 nk'iyo yamaze muri iyi si, kuko kuva yavuka yavutse abana nta butegiye ifitiye, ari umwana wa 8 mu bana 13. N'ubu bwose ngira ngo hari 3 bapfuye bakiri bato, 3 cyangwa 5 bapfuye bakiri bato. Yari umwana wa 8, ise apfa afite imyaka 9 gusa, ari umuryango w'abakene. Ise yari umutemyi w'ibiti, abangaba bita abatutizi, rebishro, atema ibiti, agubwaho n'igiti, nicyo cyamwishe. Ise wa mutagatifu Frere Andrea Bassetti, igiti nicyo cyamubweho kiramwica. Ubwo mu imfura yabo yari ifite imyaka 18, numva ko babyaraga hafi buri mwaka, ku buryo abana nyine bari indahekana. Nyina we yari umugore wo mu rugo, yita ku matungo, nta bindi bidasanzwe yakoraga uretse nyine kuba nyine yari umugore w'aho ngaho mu rugo, akita ku matungo, akita no ku bana be. Yavutse rero ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa munani 1845. Yitaye Imana ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 1937. Uvuga ngo ni uwo muntu rwose wavuga ko ari uwa hafi mu bihe byacu, kuko ni uwo mu kinyejana njyewe navutseho, nubwo araho ntabwo ari uwa kera cyane. Uko maze kubabwira, ababyeyi be nyine ntabwo bari abantu bahambaye, ari umuryango w'abakene. Ikindi rero yabaye imfubyi ya bose rwose, afite imyaka 12, uko na nyina uyu nguyu twavugaga yaje kwitaba Imana yishwe n'igituntu cy'ikimerano.
kuko dukunze kubivuga mu kinyarwanda, uyu afite imyaka gusa 12, urumva rero ko yari muto rwose. Yaza kurerwa, ibyo gusoma byo ntabwo yayibazwaga, nta buhanga bundi yari afite, kuko ngo yashobora kwandika inyuguti ya mbere y'izina rye, nta bindi bihambaye yari afite. Ubundi rero akaba yarareshyaga na 1.50 m. murumva rero uburyo yari mugufi, 1952, uko biri kose naho 1.50 m niko yareshyaga rwose, ari umuntu mugufi cyane. Agize ubugufi, agize ubushizi bwo kuba atazishobora no kwandika, agize kuvuka mu muryango uciye bugufi. Mu bwana bwe nubwo nta kintu abivugaho cyane, yagiye agira ibyago byinshi byo gushyira ku ruhande, byo guhabwa amazina n'abandi bana arushaho kumucisha bugufi. Iyo ngiyo murumva ko bikunze kubaho nyine cyane cyane ahantu hari urubyiruko. Nyuma rero aho nyina amariye gupfira, yaje kurerwa, yaje kujya kuba kwa nyina wabo, amubana igihe gito. Nyina amufasha kwigira agatigisimo kugira ngo ashobore nibura gukomezwa naho guhabwa karitsiye ya mbere. Haba ku myaka 12, ibyo niko byari bimeze. Muzi ko byahindutse mu mwaka w'1910, igihe Papa Piyo wa 10 yavugaga ngo mureke n'abana bahabwe Nyagasani Yezu, nk'uko yagiye asabwe na Tereza umwana Yezu mbere yo kwitaba Imana. Byaje rero kuzuzwa yaramaze kugera mu ijuru, ahari yagumye gusaba ko n'abato bose bahabwa umubiri wa Nyagasani Yezu Kristo. Ubwo rero yaje no gukomezwa, yarangije gukomezwa rero ubu ngubu atangiye kuba umukuru, umusore usoretse, ariko adafite imbaraga kubera ko yakunda kurwara. Indwara yatangiye kurwara mu nda afite imyaka 5, yarinze apfa arwara mu nda. Hari imisaraba nagira ngo abatagatifu bahorana n'uwo ngo barimo. Nyuma rero yaje gutangira kujya akora uturimo, gukora mu mirima, adoda inkweto, yuhira imyaka, mbese n'utwo turimo yakoraga. Nyuma yaje kujya muri Amerika hamwe n'abandi bose, igihe bagenda muri Amerika gukora mu bintu bya za mine no gukora mu mirima y'amapamba. Iki gihe byari bihari cyane, nikitwa Nouvelle-Angleterre. Abayo Canada yiyunze mu 1967, agaruka mu gihugu cye, agaruka muri Canada. Nabwo n'ubundi agenda abaho ku buryo bunyuranye ahantu hatandukanye, kugeza ubwo umupadiri wari padiri mukuru w'iparuwasi yavukagamo yaje kumufata, abanza kumukoresha uturimo iwe kwa padiri nyine, ariko adafite imbaraga, bene nta mbaraga nyinshi yari yifitiye, ariko agasa nk'umushinga imirimo y'imbaraga kandi bigaragara ko nta ngufu ifite. Kwezi gihe rero umupadiri witwa Joseph Andrea Provenzale, uyu mupadiri ni ingenzi cyane, turaza kumenya impamvu yafashe izina rya Andrea. Umupadiri witwaga Joseph Andrea Provenzale, wari padiri mukuru wa paruwasi ya Saint Césaire. Aramubona, aramwitegereza, abona Andrea, nako abona Alfredi, witwaga Alfredi Basset. Abona Alfredi n'ubwo bwose nta mbaraga afite, nta bushobozi bw'indi afite, ariko ari umuntu w'isengero, wo kuva ari umwana muto. Kenshi abamuranga apfukamye ateze ibiganza, bakamubona ari gusenga, avuga ishapule, bakamubona akunda Imana, kuva rwose ari akana gato cyane. Nyuma rero uyu mupadiri niba murebye abona numva nta bumenyi bwinshi yari afite, nta gusoma, nta kwandika, kuvuga ngo agiye kujya mu muryango we padiri cyangwa agira ite, ntibamwakiraga. Ariko uyu mupadiri amenya ko hari umuryango w'abafurere b'umusaraba mutagatifu, Congregation de Sainte Croix. Aba bafurere bigeze haba mu Rwanda Kabgayi, cyakora ngira ngo ntibakomeje, ariko barahabaga.
ni hafi hariya hubatse seminari ngira ngo ya filozofiya mu kariya gace, bari bahafite kominote ariko ngira ngo ntibyaje gukomeza, ariko bari bahari. Abapfuye rero b'umusaraba mutagatifu w'i Moreyale, uyu mupadiri rero Yosefu Andire Provençal asaba ko bamwakira, yongera aravuga ati igihe mbohereje umutagatifu ibindi nimwe muzabyirebera. Amwoherezayo rero, amwoherezayo, ageze rero muri uwo muryango birumvikana nta mbaraga nyinshi afite, ntaki yakora, yinjira nyine hariya kuri Collège Notre Dame Moreyale, abaho novisiya itindamo kurusha abandi, kuko ku myaka 25 ubwo nibwo yinjiye, yamaze imyaka 3 ngo bamwambitse umwambaro, abandi baza gukora amasezerano, bamaze gusezerana wenyine baravuga bati uyu muntu nta rutege yigirira, nta mbaraga yigirira, none twamusezeranya akazaba umutwaro kuri kominote yacu ikiri gutangira, byazagenda biti. Cyari ikibazo koko, kominote yaba yari igitangira, noneho birumvikana wenyine ko ibyo kumusezeranya babaye babiretse. Icyakora ubu nyine yafashe izina rya Frere Andrea. Icyakora muri iyo minsi ngo haza gutera icyorezo cy'ubushita mu mujyi wa Moreyale. Umaze gutera, Frere Andrea wakundaga Yosefu mutagatifu na mbere hose, aratinyuka rwose abwira umukuru wabo ati ariko mwateguye umutambagiro mutagatifu, noneho mukawukorera twitwaje ishusho ya Yosefu mutagatifu. Kuko uyu muryango wakundaga nawe Yosefu mutagatifu busanzwe, uyu muryango w'umusaraba mutagatifu nyine bakundaga nabo Yosefu mutagatifu. Nanavuga ati rero njyewe ndumva bisa nk'ibiri kumbwira ngo turebe ukuntu twakora umutambagiro wa Yosefu mutagatifu. Umukuru w'umuryango arabyemera, aravuga ati okay, ubwo bivuze reka tubikore. Bakora umutambagiro. Nyuma y'iminsi 2 cya cyorezo cy'ubushita cyari kimaze gusibangana. Batangira rero kugira amajwi afite no hino avuga ati ariko uriya musozi Royale hariho umufurera umenya ukora ibitangaza. Cyakora bikavugwa nk'uko bikunze kugenda mu muryango w'abihaye Imana, ufite izo mpano ntawe yifuza ko zinavuga kubera ko abandi bose basa nk'abagenda bamushyira ku ruhande. Nibwo rero icyakora we abibika, abigira ibye, ntiyabisangiza abandi. Igihe rero kiza kugera, ubu hari umufurere wagize atya akora ukuguru kuzaho igisebe. Kumaze kuzaho igisebe baravura bagira bate biranga, byanze Frere Andrea ngo muri kominote yabo habaga agashusho ka Yosefu mutagatifu, hari n'agatara butara ubwo banywa amavuta nyine kahoraga kaka aho ngaho, kari nk'amavuta bitaga amavuta nyine ya Yosefu mutagatifu. Ubwo rero Frere Andrea ajya gusura mugenzi we Frere Arderic. Frere Arderic kurwe kugenda kuba nk'igisebe cy'umufunzo cyaranze gukira neza, afata amavuta asigaho, ubundi aramubwira ati yo yambaye Yosefu mutagatifu. Urumva umutwe w'urubwira undi uba baravuga ati nibyo, abandi bakavuga ati ni urwenya, ariko Frere Andrea yabikoraga yemera ko Yosefu mutagatifu akwiye ashobora gukora ibyo bitangaza. Ubwo rero Frere Arderic ubwo kwari kwarabaye umufunzo, kwarabyimbaga udashobora gukira, bavuga bati no kuzaguca, ese barapanze icyo guca kwa kuguru, bagiye kubona abona ukuru kugize gute, ubwo kurakiza. Vuba rero ibitangaza bye birakwiye. Icyo ntababwiye nuko amaze gusezerana kugira amasezerano ya mbere, bamuhaye umurimo wo gukingura urugi, aho bita ngo ni wa portier, nyuma yo gukingura inzugi. Ari umurimo ukomeye cyane,
ubwo urumva nk'umufurere nyine udafite ubuhanga wundi nta kindi bari kumushinga kidasanzwe uretse kumushyira mu mirima, uretse gukingura izo nzugi, uretse wenda n'ibyo wirukankana abapolisi y'abanyeshuri kuko aho ngaho hari ishuri rikomeye, aho ngaho rirahari. Noneho bikaba ngombwa rero ko we bavuga bati ese tumushinge iki? Reka tumushinge kuba ku rugi, gukingura, kinga no kwakira abinjira no kumenya abinjira n'abasohoka. Ni ibyo yashinzwe, ariko ntibyari ibyo gusa, kuko mu gihe kinini cyane ahubwo yakimaraga ari kudoda inkweto z'abanyeshuri zabaga zacitse, ari kubaganiriza areba abarwayi agira ate. Ibi byo gukora ku nzu igihe biteragamo urwenya avuga ngo le frère m'ont mis à la porte et je suis resté pendant 40 ans. Ngo abafurere banshyize ku rugi, ni ukuvuga ngo baransohoye, mu gifaransa mettre à la porte bakwirukana gusohora. Avuga ati ngewe baransohoye banshyira ku rugi, wenda agenda nkamara imyaka 40 kuri rwa rugi. Aho ngaho rero kuri urwo rugi navuga nti niho imigisha yagiye igaragarira, kuko kubera kuba umuntu uciye bugufi, ukunda abantu, ukunda gusenga, ukunda cyane cyane Yozefu mutagatifu, akunda umuryango mutagatifu, agakunda gusoma ijambo ry'Imana, agakunda abantu ku buryo budasanzwe, byamuhaye ingabire yo gutega amatwi. Aho kuri urwo rugi rwose icyo yavugaga cyane cyane kwari ugutega amatwi abahita n'abasohoka, ariko cyane cyane abanyeshuri. Agafata amavuta rero nababwira yitwa Yozefu mutagatifu, n'uyu munsi Moreyale arahari. Noneho yabona abana barwaye umutwe, yabona abana barwaye ibisebe, yabona abana bavunitse, akagenda abasiga, abenshi muri bo bagakira. Uko bakize bakabwira ababyeyi babo bati hano hari umufurere ukora ibitangaza, umubyeyi ufite uburwayi nawe akabaraje. Ni ibintu bikomeye ku buryo yaravugaga ati igihe ariko abantu mwabaye muti. Hari interuro yakundaga kuvuga ati ariko abantu umenya abantu barasaze, ngewe baza kunshaka ngo nkora ibitangaza, ni ngewe Yezu, ni ngewe Yozefu mutagatifu se? None se ni ngewe usimbura amasengesho yabo? Ibyo bintu bitatu ntabwo ari njye ukiza, ni Yezu ukiza na Yozefu mutagatifu agendeye ku masengesho yanyu. Nuko yababwiraga. Noneho hakagira umubwira uti nyabune rwose unsabire unako rero rwose uko ndwaye wankiza. Ngewe sinagukiza, ariko Yozefu mutagatifu yabikora. Kangusabire Yozefu mutagatifu azabikora. Ibitangaza byinshi cyane byaje guteza akavuyo hehe mu kigo, muri iyo Collège Notre Dame nako Saint Joseph. Haba havutse ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo kimaze kuvuka rero aba birumvikana nk'uko bisanzwe bigenda, bumva bamwe bavuga ko ari umusazi, ko batuye umuntu agomba kuba ari umusazi, ahubwo abandi bakavuga ati ni umusharirantati aba ari guhinda ingabire adafite, abandi bakavuga bati ibintu ariko biri guteza umutekano muke. Noneho mu by'ukuri basa nk'abaza kumurega ko ateza umutekano muke. Biba ngombwa rero ko bamubuza kongera kwinjiza abantu muri collège. Noneho akajya yaho gari ya moshi yo mu mujyi yahagararaga, ibita bya tramway, aho yahagarara akaba ari bake. Kuko yabaga azanye abanyeshuri ku iryo shuri n'ababyeyi n'abaki, aho ngaho akaba ariho yakira abaje bamugana, akabasengera, akabaha kuri amavuta, ubundi akabaha n'umudari wa Yozefu mutagatifu, bagataha. Abenshi muri bo bagatanga ubuhamya ko bakize. Ntibumva se ko atangiye kujya akorera ibitangaza hanze ya collège, ariko agishinzwe umurimo wo ku rugi nyine wo gukingura inzugi kureba abinjira n'abasohoka. Nyamara aho ngaho niho haje kuba igitekerezo cy'uko yagombye kugira chapelle, wakugira akantu k'agasengero gato, ahantu abantu bazajya basengera. Umuryango ubanza kubyanga, birumvikana ati ese urwo rusengero ruje rute, rwakubakaho batereka reka. Nibwo rero yagiye hariya muri ya musozi nyine wubatse biriya bazilika Yozefu mutagatifu, ashaka ahantu ahashyirisha Yozefu mutagatifu isanzwe, abantu baza kumusaba ngo abasabire, yamara kubasabira akaboherezayo. Mujye kubwira Yozefu mutagatifu isigara ye bakorera, bakajya imbere yacu Yozefu mutagatifu, naho hari itara ryaka,
nabo bagasenga, abenshi bagataha bakoreye ibitangaza. Abo ngabo rero bagiye bakorerwa ibitangaza nibo bavuze bati wa mushinga wo kubaka nyamara urashoboka. Ayibwiye abakuru bisa nk'ibyangwa, ariko Musenyeri aza kuvuga ati okay, ndabyemeye ariko ntacyo muzadusaba. Ubwo nyine abo bashaka shape, bashaka urwo rusengero bazarwubaka, byahise byikora, bagura aho bazubaka urwo rusengero, baratangira barubaka, shapeli iza kuzura. Imaze kuzura, abagenzi bahireba benshi kurushaho, mu byo shapeli yaje kongerwa ngo inshuro zigera kuri enye, bagenda bagura, kubera ko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda n'umunani, mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na kabiri, ubwo barimo bagura. Icyo gihe rero mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'icyenda nibwo koleji yahisemo aho hantu, yemeye kuyobora iyo Notre Dame, yemeye naho kuyobora iyo chapelle ya Yozefu Mutagatifu, hazaga abantu benshi. Icyo gihe rero nibwo bafashe Frere Andrea bamukura kuba umunyanzugi, bamushinga gukurikirana ibyo chapelle ye, ku buryo umwaka umwe wakurikiye yari afite n'umusekreteri wo gusubiza inzandiko zabaga zivuye mu bihugu byinshi babaga bamwandikiye. Ahagana aho mu gihumbi kimwe magana cyenda cumi na gatanu nibwo umukuru w'umuryango w'abafurere nyine yaje kugenda gahoro gahoro yemera ko Frere Andrea yajya agira nibura ibihe biri umwaka by'akaruhuko, abona akora cyane, bati nibura ugira umwaka byo kuruhuka, ugenda uruhuke uhumeke. Kubera aho kuruhuka ahubwo aboneraho umwanya wo kugenda agasura abantu, ari akanaperezanta umushinga we cyane cyane muri Amerika, Nouvelle Angleterre, agakomeza akaza na hano za Toronto, za Ottawa, hose akagenda avuga ibyo umushinga we. Mu byakurikiyeho rero no kubagenda bavuga ati ni umunyabitangaza. Igihe nk'igihe yabaga agomba kugenda, agomba gufata tren, gari ya moshi, agomba kuba akajya ahandi, bagatumanaho bati wa mufurere ukora ibitangaza, bavuga ngo wa mufurere muto ukiza ububabare bwose, wa mufurere muto ukiza ububabare bwose azataha n'aha, nyabune mwitegure kuzahura nawe. Umufurere muto nyine bari mugufi, umufurere ukora ibitangaza kubera ko Imana yamukoreshaga ibitangaza, ariko abantu awukoreye Imana akaba bareba. Byatumaga rero aho yagomba kujya abantu babaga ari benshi bategereje ko hanyura, nuko nyine bagasengana nabo, ubundi akikomereza, ibisigaye Imana ikabyikorera. Aho rero niho haje kuvuga igitekerezo cyo kubaka icyo kintu cyiswe Oratoire Saint Joseph, kuko aho kantu yari yubatseho agashapeli ubundi kitwaga Oratoire, ariko ntakenewe gukora bazilika nini. Birumvikana abakuru b'umuryango bahise babyanga, yemwe ndetse na Musenyeri abanza kuba ati ibyo bintu byo kubaka bazilika rwose nyabone nta mafaranga dufite, akavuga ati ntabwo bibareba, Yozefu Mutagatifu azabyikorera. Ubwo rero nyine bazilika yageze aho iremerwa, irubaka, abanza kubaka kiribute, abanza kubaka munsi ya bazilika hari kiliziya nini ishobora kwakira nk'igihumbi na 500, n'uyu munsi irahari ujyamo. Nyuma rero baza kubaka niyo Oratoire Saint Joseph izwi, ariko mu by'ukuri ni bazilika ya Yozefu Mutagatifu nini rwose, itumbaraje ku musozi wa Mont Royal, ikaba igaragara rwose mu mujyi wa Montreal, ntabwo ushobora kutayibona. Ushobora kujyaho ntubyiteho, ariko ntushobora kutabona iyi bazilika ya Mutagatifu Yozefu y'i Montreal. Muri 1936 ngira ngo nibwo ngubwo batangiye kugenda babyemeza, bagomba kubibaka nk'uko yubatse ya Saint Pierre, ariko bayigira nto byangije na Saint Pierre, ariko imirimo yose yaje kurangira 1967. Urumva ko byamaze igihe kirekire. Ubwo rero Frere Andrea bose bavuga bati uyu muntu ni umutagatifu, Imana imukoresha ibitangaza. Mu 1936 Frere Andrea yafashe urugendo ajya i New York muri Amerika, agiye gushaka abandi bitwa ba Rockefeller, mu muryango w'abakire cyane uzwi ku isi.
abakeneyeho inkunga yo kureba ukuntu yarangiza iyo mirimo ye. Muri urwo rugendo bwaje kurwara yitaba Imana rero ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere 1937 afite imyaka 91. wa wundi bavuga ngo ntabwo azamara igihe kubera ko yagaragaza ko ari muto cyane cyane kandi akagira n'ubuzima bugufi, ngo yaje kugera ku myaka 91. Ikindi kintu cyaje kugorana nyuma rero ni ukumugira umutagatifu. Ndetse bya birebire nsobanura ukuntu bagiye basa nk'abasigana, bahabonekamo nyine bamwe bita ngo temwe di diable, avocat di diable, ababuranira shitani berekana ukuntu uyu muntu ahubwo yari afite uburwayi, berekana ukuntu umuntu atari umutagatifu n'iki. Uko babihakana ibitangaza bigenda birushaho kwiyongera, noneho biza kugera ahantu Papa Paul wa gatandatu ni 78, ari wo mwaka yitabyeho Imana, agasimburwa na Papa Yohani Paul wa mbere, akamara ukwezi kumwe, hakurikiraho Yohani Paul wa kabiri. Muri baroko ibyo ni ibihe byacu. Uyu niwe waje kumushyira mu rwego rw'abavenerable, b'abagaragu b'Imana, amushyira muri abo ngabo. Nyuma rero aza no kumushyira mu rwego rw'abahire. Biza rero kurangira Papa Benedicto wa 16 amushyira mu rwego rw'abatagatifu. Tugiye kubona ari i Roma mu mwaka w'ibihumbi 2010, kugira ngo hari mu kwezi kwa 10. Numva hari vuba cyane igihe babivuga ko Mutagatifu Frere Andereya azakirwa mu batagatifu. Ntabwo natekereza ko iki gihe nzaba nshobora kuhajya, kuko ni ku masaha abiri uvuye hano nkajya gusengera muri iyo ngoro ibitangaje cyangwa bayitiriwe Yozefu Mutagatifu. Ubwo rero yaje rero gushyirwa mu batagatifu kuri 17 z'ukwezi kwa 10 mu 2010, kuri 30 z'ukwezi kwa 10 2010. Nanone hano muri Montreal haba umunsi mukuru udasanzwe, hari abantu bagera ku bihumbi bakaba 70 cyangwa 100 baje mu kwakira cyangwa se kwishimira ko uwari Alfred Basset akitwa Frere Andre Basset, amaze kuba umufurera none ahindutse mutagatifu Frere Andereya Basset. Akaba rero ari umutagatifu nyine uko nabibabwiye utangaje, kubera ko yahoraga avuga ati jyewe sinigeze mbonekerwa, jyewe ntabwo nereka, jyewe nta n'ibidasanzwe bimbaho. Icyakora umuntu Yozefu Mutagatifu ntamushyikiriza ibibazo abantu bafite, ibitangaza bigakora. Ngiye kuvuga ibitangaza bye ntabwo twarangiza, hari byinshi cyane, byinshi byazaba ubutaha. Nashaka rero kubagezaho uwo mutagatifu bitaga umufurere muto ukiza ubumuga bwose, ibibazo byose, uburwayi bwose, kugira ngo natwe muri iki cyumweru tugerageze kumuzanira abarwayi bacu. Turabizi ko abatagatifu sibo bakiza, ariko twemera ko bari hafi y'Imana cyane, ku buryo icyo babwiye Imana icyumva, cyane cyane iyo muri iyi si yari yaramaze kugaragaza ko ubwo bubasha yabubahaye. Tumwisunge rero, tumushyikirize abarwayi bacu, tumushyikirize abafite indwara zidakira, kuko kimwe mu bitangaza nyine byabayeho na Frere Andereya ni umwana wari bavuga ko yapfuye ko byarangiye. Noneho mu gihe abaganga bavuze bati batumye ku muryango ati mwese nimuze, umwana yapfuye byarangiye, reka tumukureho aya matiyo amufasha guhumeka. Noneho inshuti z'uwo muryango nazo zari zije ku bitaro, zije kubafasha nyine nko kwakira umurambo w'uwo mwana, zica muri iriya sanctuaire y'i Montreal, noneho zisaba ko Frere Andereya wapfuye yabakorera igitangaza, noneho uwo mwana agakira. Noneho baragenda bageze ku bitaro, bashyira amavuta
n'umudare uko byari bisanzwe, ubwo ni nyuma cyane rwose, niho bamaze kubigesera kuri wa mwana, bari bamaze gucomokora bya bindi biba biri gutuma ahumeka, ariko atari we uhumekesha, ahubwo ari imyuka yindi ituma igumya kumufata mu buzima. Iyo bacomokoye ubundi umunsi umwe ibiri umuntu aba yapfuye. Bamaze gucomokora rero bategereza nyine ko umwana apfa, umuryango uri aho, bamaze kumusiga amavuta no kumushyiraho wa mudare, wa mwana atangira guhumeka neza wenyine. Nyuma y'iminsi mike asubirana ubuzima, bitangaza n'abaganga. Abantu bateze ibyagenze bite, bati dore ni murebe. Naho igitangaza cyatumye nyine Mutagatifu Ferandi amushyira mu batagatifu, kuko byaciye ku bahanga benshi baravuga ati ntabwo byumvikana uko twe tumara gutangaza ko umuntu yapfuye byarangiye, bigaragaza ko impyiko zisa nk'izitagikora, umutima utagikora, ubwonko busa bwamaze gusinzira, umuntu akaba asubiranye ubuzima bwe bwose nk'uko yari ameze mbere. Ntabwo byumvikana. Ntabwo ari ngo natwe tumuzanire abarwayi bacu abafite ibibazo, abantu bahangayitse, kandi turabafite benshi, kugira ngo umutagatifu Frere Andereya ubwo yari muri iyi si akoresha amavuta ya Yozefu Mutagatifu abantu bagakira, n'uyu munsi agumye gusabira abo ngabo bose tumushyikirije. Cyakora nuramuka unyarukiye i Montreal cyangwa ukaba utuye mu mujyi wa Montreal, ntuzabure gufata ku mavuta ya Yozefu Mutagatifu. Uko yabigenzaga kwari gufata amavuta akayashyikiriza nk'umuntu urwaye, yaba arwaye ukuguru cyangwa afite izindi benshi cyangwa ubundi bukomere, agasirita hahandi hari ikibazo. Yaba umuntu ufite nk'ibikomere byo mu mutwe, agasirita mu mutwe hahandi hari ikibazo. Hari abantu benshi baga bakoze impanuka z'imodoka, z'amagare, bavuga ko bapfuye, ko bimeze nabi, bakavuga ati nimurekere, akagenda agasigaho. Hari ingero nyinshi, hari ibitangaza byinshi ndashaka kwinjiramo cyane, ariko ni ukuvuga ngo nawe nunyura i Montreal, uyu mavuta uzayakoresha, cyangwa uyashyire umuntu uzi ko arwaye, ibizakurikiraho nawe uzatanga ubuhamya. Dusabirwe rero n'uwo mutagatifu na Yozefu Mutagatifu, birumvikana. Ushobora byose abaha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.